arabizi nyine ko iyo dosiye yo gutereta nanjye irandeba kuko at the end of the day zaba mw'iki cyiciro nije mu kindi cyiciro baza kugira uvuga ngo ni nyangamuga cyangwa se ngo ndi model cyangwa se ndi perfect oya twese ni impuhwe z'Imana kuba tutaseba umuseriveri aratambutse mukubise ku kibuno kigiye nkoreye Imana nabo ngo bwamamare bwanjye bumfashije gukorera Imana bumfashije mu ivuga butumwa ntabwo kuba nkishijwe bimbuza ku mukobwa uteye neza negative kuba umukobwa aseka neza nubwo namvuye mu masengesho y'iminsi 7 ntabwo bituma aseka nabi ndabireba araseka nanjye matwi numve haje nk'amakaraza aratambuka nanjye numve kwizera kurahungabanya abahungu babanebwe mu gutereta bitwaza Imana so icyamamare iyo kigeze ahantu kikabona nticyamamaye kiravunika kubera ko biba byaramaze kumucreatingamo cya kintu cy'uko ari kuri spotlight kwahananyuza abantu bari bumumenye ko nasaba service bari buyimuhe bihuse baraga zange zose zazikoresha neza ubwenge bwanjye bwose zabukoresha neza mpimbazi iyo Mana nkorera iyo Mana mu kubaho kwanjye umuntu wa mbere wamamaye muri muzika kuririmba ni Shitani. Muraho neza nshuti zacu zo kuri Star 204 TV ikaze tohaye ikaze. Uyu ni wa mwanya wacu tugira gutya tukabazanira abatumirwa batandukanye kugira ngo batuganirire ku bintu bitandukanye. Niba ari ubwa mbere ugiye kubana natwe kora subscribe kugira ngo ikindi gihe nituzadushyiraho ibiganiro byacu byiza uzajye ubibona mu ba mbere, kandi nibibagirwe gukora kukazogera kugira ngo tujye tubana nawe igihe cyose. Uyu munsi rero mbafitiye umutumirwa udasanzwe, mwite Papa Tracy cyangwa mwite Dr. Busine Israel. Turakwakiriye, ni karibu. Ndabashimiye cyane, murakoze yego kuntumira kuri Star 204. Murakoze cyane. Ni iby'igishimo, ni iby'igiciro, ni umunezero kuza kuri kamera zanyu tuganira. Yego. Wari umeze neza? Yego, meze neza. Cyamagare amagara arandyoheye kurusha ibindi bintu kuko amagara ari gutuma nyura naho ntanyuraga no mu bisambu na hehe hose bigatuma menya Kigali neza. Ahubwo nagusuje nibagirwa kukubwira ngo amagare girigare ndarigize cyangwa ndarikugize. Sofa ni byiza, urabona hari abantu batabazi Kigali ukabuzi ko inzira igikanombe ari uguca kuri convention center. Yego. Kandi nyamara hari inzira zenga 500 z'igikanombe. So n'abantu rero bakwiye no kumenya umujyi bakawumenya ku buryo hagize nk'impamvu uretse ko ari impamvu nziza y'amagare ko ni umugisha ku Rwanda. Ariko ashobora kuba n'indi mpamvu ituma udakenera inzira imwe ngo ujye bunaka ugakenera indi nzira. So abanyarwanda rero bige kumenya Kigali bamenye abantu dukwiye twose kabisa. Twose batumenye. Ni byiza cyane rero. Israeli, Papa Tracy, Ludovico, Inosa, Bob, yose nayanjye ndabita. Hanyuma ukaba n'umuririmbyi. Ndi umuramyi. Ikiganiro cyacu rero kiri bushingire ku buramyi ndetse n'ubukristo n'ubwo bwamamare. Ndashaka kubaza se ni gute umuntu yaba icyamamare kandi agakomeza akaba umukristo? Tumenyere ko umuntu yabaye icyamamare hari ukundi kuntu ushobora kugenda agahindura imico, agahindura imyifatire, agahindura imyumvire, ariko se ni gute society ibona umuntu w'icyamamare kandi ari n'umukristo? Ni gute wakwamamara ugakomeza ukarinda agakiza kawe? Kandi biragiye nta nubwo nemera ko ndi icyamamare, ariko abantu bimbwira nyine ndabyumva ko ndi icyamamare bitari cyane. Uri icyamamare yabaye. Niyo mpamvu ariko ntekereza ko Ntekereza ko wenda ubu sinkunze kuboneka muri korali nka mbere kubera ko ndabikunda, ariko inshingano ngira ngo uribuka ko najya nkunda kubabwira ngo nkiridirisha ririmba nk'aho ari ubwanyu muririmbye. Hashobora kuzaboneka impamvu z'umugisha zituma utongera kuririmba. Ni akazi kazakujyana kure, ni imibereho izahinduka, ni ishuri, ni urugo. Uribuka ni wa wundi ugeze abona akazi tukarira Kazungu agiye kujya Butare tukarira umuririmbyi wacu sime waje atubwira ngo nose ngamushaka atagenda ko umukobwa ngo mwamurongoye mukarafa. It's funny. So nakunda kuvuga ko niba ukorera Imana uri kubona umwanya wo gukorera Imana wisigana, bikore nk'ari ari bwo bwanyuma, bikore nk'ari wowe uhari wenyine. Kubera ko ibintu bishaka guhinduka
mu buryo bwiza ashobora kubona umugisha utuma utabona umwanya wo kujya kurepeta. Rero ntekereza ko n'ubundi nakiragiye turima muri korali n'umutware ibyamamare ko burya yo iminsi ibyumweru 52 uhagarara kuri altari ukavuga ubutumwa mu ndirimbo still abantu benshi baba bakuzi. Yego. Buri gihe kisigera bambuza komeza kubyara kuko abana bose bashaka kubyarwa nanjye muri batisimu. Kubera ko babona dirije hari imbere shaka mbyare ntugire ndavuga se nzagiraho mbyare nabo ntabasha kurera. Ubu waracuze. Ntabwo ngipfa kubyara ngomba kurera niba afite umwanya wo kurikira umuntu mu buryo bw'umwuka. Ko burya hari umuntu ubyara akashimishwa nuko yiswe papa wa batisimu w'umwana wo kwa kanaka. Amwe ukaba utakibibuka. Ariko ntutekeze harya ubundi nzabonera umwanya ko ntago ari ukubyara gusa. Ni kimwe no kubyara mu buryo bw'umubiri, ugomba kubyara abantu mvu uzakurikirana. No mu buryo bw'umwuka ugomba kubyara abantu mvu uzabasha gukurikirana mu buryo bw'umwuka. Rero no mu rusengero n'uburiya twari nk'abastar, twari ibyamamare. Ariko nkuko nyambivuga je ntabwo nigize mpindura ivuga butumwa, ntabwo nanditse ku muvuga butumwa. Singibona umwanya wo kuririmba mu rusengero cyangwa se kubwiriza ubutumwa nkuko nabikoraga mbere, ariko nibyo nkora nivuga butumwa. Kuko abambonye bwa mbere ndi umukinnyi wa filime, ndi umwanditsi nkaba n'umuyobozi. Kimwe mu bintu bya mbere nkundira kwandika no kuyobora nuko iyo ndemye mu character nkakora we tuby'umugore w'inshinzi abantu bakamwanga, ariko muri bwa bushinzi bwe hari isomo in behind shaka kwerekana birandyohera, naryo nivuga butumwa. Kuko at the end of the day ibyo tukora byose n'uburyo kugira ngo abantu bahindure imyumvire, bahindure imyitwarire, bahindure imigirire, babe smart. Arabavuga ubutumwa nicyo bagambirira, arabaririmba nicyo bagambirira no gutanga message zigamije guhindura abantu imyumvire n'imigirire. Natwe rero iyo dukora filime nicyo tuba tugambiriye. Ntabwo nandika umugore w'indaya cyangwa se umugabo w'igisambo cyangwa umusinzi nta somo ngamije. Bundi burya ubustari bwinshi bukunda kuba muri muzika na filime. N'ibindi giciro byagiye biza nyuma, ariko reka duhere muri muzika. Umuntu wa mbere wamamaye muri muzika kuririmba ni Shitani. Uko batubwira niba atari inkuru mpimba. Ako Shitani ngo yahoza kuriye umutwe w'abaririmbyi. Rero bintu bimaze kugenda uko mubizi utabisubiyemo, niyo mpamvu bavuga ko ashomba umwuga wo kuririmba cyangwa se umuhamagaro wo kuririmba. Ku buryo uteza ibishuko, uteza ubwibone, uteza kujya mu bintu bitandukanye bituma umuntu atakira umukristo wemewe, bituma atagikijijwe. Ariko siyo mpamvu cyane uko Shitani yabikoze. Kuko umuntu wese w'icyamamare mu buryo bumwe cyangwa ubundi nose roma ko yakora ikosa, ariko abari inyenyeri ya rubanda, impamvu babita abastar, abari public figure. Abantu bakunze kumbaza ngo kubera iki muri sinema abantu batarongora. Ndambwira nuko muzantu muri sinema batarongora, ariko bya no muri banke babamo batarongora. Ugiye muri mu mahopito barimo batarongora, ugiye muri Rwanda n'ahandi ari abakozi benshi barimo batarongora. Ariko kubera ko twebwe turi inyenyeri muri kirarwanda, kubera ko tugaragara cyane, kubera ko duhora kuri spotlight, biramenyekana kurusha uko muri banke bimenyekana. Rero n'abaririmbye suko yakora icyaha mu buryo bw'umwihariko ndatagikoramo, cyangwa se umuntu w'umuhinzi atagikoramo, cyangwa umucuruzi atagikoramo. Ahubwo kubera ko ari inyenyeri muri kirarwanda, kubera ko azwi n'abantu benshi, akantu kose akoze karamenyekana. Navuga ngo biroroshye ko nakora impanuka mu muhanda nkuko ndayikoze, ariko gihe biraza kugira ngo wa mugabo ukina filime yakoreye impanuka ku Kinamba, ibyo biramenyekana kurusha uko umukozi wa banki biviriye mu kazi ari bukora impanuka. Ariko kugomeza gukirana kuri umustar ditu ntabwo ari ibintu byoroshye. Impamvu bitoroshye nubwo bishoboka, ariko kamaze mvuga impamvu bitoroshye. Ubwamamare buraryoha. Nubwo udafite amafaranga, ariko birashimisha winjiye muri banki byo gusaba service ugasanga abantu barimo kurwanira ku kwakira. Barakuzi. Birashimisha umupolisi mu muhanda guhagaritse akabona arakuzi mu gaseka. Nubwo uri mu ikosa nubwo yaguhana, ariko byibuze yakoretse ko kubuzi mu bigufashije. Biraryoha ugiye muri service runaka ugasanga abaje kukwakira barakuzi, uba wumva ari byiza. Icyambere nuko ubona ko ibyo wakoze utataye inyuma yahuye. Bati burya bya bintu nkora birakurikiranwa. Jewe ndi mu bantu, kuko hari abantu benshi twiganye baba ministre de même classe, twiganye mu ishuri rimwe, uba ari mu myanya ikomeye ya leta. Ariko birashimisha musanze ku kazi ke karibu bakazima bati uyu mugabo twariganye ni inshuti yanjye, ubu yabaye icyamamare. Biranshimisha, bituma mbona ko na wa wundi unakomeye. Hari umugabo mwigize mpamagara, urabona abagabo ntibakunda kureba filime zacu. None ageze mu rugo iwe asanga abana bari kureba ngo dore
mudure wa muntu mwiganye muri kupo ngo hazamuzanye abarampamagaye nyine agira ngo yemere kubana kashaka wakibwo shaka nakuze nindaho nyakubaha umuyobozi shaka uzaze mu rugo abana baragukunda shanga uzaze rwose munyambwira abana ko tuziranye shanga bakagira ngo ndi kubabeshya ubwo abana baramwatatse papa urabeshya ntago muziranye tibugira akaze ibazo umuntu ukomeye ubwira papa yumva arakaze kubera ko aziranye na Israel kubera ko umwana aravuga ati bira ni icyamamare papa ibyakora ukazi ibintu binande bakwazi ntago nireba ni icyamamare rero kwakunda abantu bose bagusuhuza bakubwira ko bakuzi ndetse rimwe na rimwe akaba service nizo wahererwa ubuntu cyangwa se ukazibona mu buryo bworoshye ugereranyije n'abandi ibyo haraho bigeraho bigatera ubwibone ku buryo naho batinze kurekonesa ko ari umustar ko ari icyamamare ukabona baye frustré ye hari umukobwa umuhanzi w'inshuti yanjye unakomeye twiye duhurira ahantu Knowless aza kumupresenta namwango igihe Knowless akunda kunyita manager nguyu ni wa wundi uririmba namva sindirimbo ze nkazizi nari nziza ariko ntashakagira ngo ndebe reaction ziwe ndabona n'ubwa mbere ntago njya nkurikirana izo ndirimbo séance yose twamaranye mu mahugurwa yari yabaye frustré kugeza ubwo nimugwa namubwiye nti oya ndi maze nzi n'indirimbo nzi mbona byibuza arishimye so icyamamare iyo kigeze ahantu kikabona nticyamamaye kiravunika kubera ko biba byaramaze kumucreatingamo cya kintu cyuko ari kuri spotlight kwahananyuza abantu bari bumumenye ko nasaba service bari buyimuhe bihuse ibyo rero bitabimanagenze neza begira bikazamura ubwibone ugatangira kumva ko uri umuntu udasanzwe rimwe na rimwe kubera ko dutumirwa mu birori bitandukanye urumva tumirwa mu birori bitandukanye biyakiriza ibyo kurya bitandukanye n'ibyo kunywa bitandukanye tendance nyinshi zaba kurya ibyo utarusanzwe urya ari wavera no kunywa ibyo utarusanzwe unywa winyweraga icyayi n'agafanta ariko haraho ubugira usange bateguye amawine kandi imyemerere yawe utemera ko unywa inzoga kugira ngo utagaragara nk'igifura ukubita akarahuri kamwe kugira nawe ifoto ibe nzima nk'icyamamare ka meme naho rero ibyamamare bitangira gutandukira bikava mu byizerwa niba yizeraga ko inzoga ari icyaha atangiye kuvuga ati ariko nagasirimu tari umuntu umugabo utanguye kwanda ubwo yaganira gute kubera bwamamare bwamuse kuri spotlight ahuraho n'abandi bantu bafite imyitwarire ari byagize gutangira kwimita ya myitwarire usange yatangiye gutandukira naho ngaho kwamamara yitayimanagenze neza bitangira gutuma utakaza zimwe muri ethics hari uko witwara gutakitwara kubera kwamamara ariko jewe nemera ko kuko hari n'igitekerezo mfite nshaka kuzavugana n'abayobozi b'itorero ryanjye tukakigira kinini ni gute ubusitani bwanjye bwafasha mu gusavinga the Lord ni gute kwamamara kwanjye byaba ibyo gukorera Imana kuko par contre iyo wamamaye hari opportunity nyinshi cyane biguha iyo wari umukozi w'Imana wagombye kubona ko ari indi miryango ifungutse yo gukorera Imana no ubwami bw'Imana kuri jewe bwaguye amarembo niba nabashaka kugera muri banki ntibamenye ubu bakamenye kandi ahantu hose ngeze mvuga ijambo ry'Imana cyangwa se ahantu hose ngeze mbu umwambasaderi wa Kristo nakabaye mbona ko kwamamara nk'indi trufu yo kurushaho kwamamaza ubwami bw'Imana kuko noneho abantu bazanyumva byoroshye kuko ijambo navuga baryumva kurusha uko baryumvaga kera ntaramamara none se Israel ni ngombwa ko bisaba itorero cyangwa nyine nawe wakabaye ubu narabitangiye nka initiative yanjye ariko ko nziko n'ubundi ubwo bwamamare bwawe butuma nyine urushaho kuvugira Imana cyangwa se kuyikorera mu buryo n'ubundi ndabikora ariko ndashaka ko kiba initiative nini y'amajwi arenza yanjye ni gute wasavinga Imana mu busitani bwawe n'ubwamamare bwawe ukina football ariko bigafasha gukorera Imana uri icyamamare muri business ariko bigafasha gukorera Imana uri icyamamare muri cinema cyangwa muri muzika bikagufasha gukorera Imana ni gute ubusitani bwanjye nabukoresha gukorera Imana kuko ndamutse mvuze ngo jewe Israel ngiye gushaka amafaranga yo kuvugura inzu y'umukecuru wenda ukennye ahantu ibunaka kikaba ari igikorwa abantu bazi ko ndi inyangamugayo kuko ayo mafaranga ndi kuyashaka icyo gikorwa ayo mafaranga biroroshye kuyabona kurusha undi wese icyo gihe nkorera Imana navuga ngo bwamamare bwanjye bumfashije gukorera Imana bumfashije mu ivugabutumwa rero biroroshye ko nshobora kuba naba ndi icyamamare kandi ngakomeza ngakizwa par contre kwamamara kwanjye
bukamfasha gukorera Imana, bukamfasha mu ivugabutumwa, bukamfasha mu mirimo itandukanye nakoraga ivugabutumwa. Birumvikanye. Ariko nk'uko yabivuze ntabwo biba byoroshye. Ntabwo biba byoroshye. None se Israel ko uri icyamamare nk'uko twatangiye tubivuga, kandi ndabizi uri umukristo. Ndumva urugendo rwawe rw'ubusitari bwo kwamamara cyane ushaka kuba urumazemo nk'imyaka. Ntabwo ari myinshi, imyaka nka 12. 12 nayo ntabwo ari mikeya. 12 ntabwo ari mikeya. Ni iyihe mitego wahuriye mu kwamamara ukavuga utaha rwose ndayamanitse, ahangaha ndayamanitse rwose, ubwamamare bunkozeho? Jewe ntabwo kwamamara biratuma ntandukira, kubera ko nari mbizi kuva kera, kandi n'ubu ndabizi ko kwamamara utabitwaye neza bishobora kuguhindukira ibindi. Hari impamvu nubwo ntanywa inzoga, ariko hari impamvu ndakunda akabari. Ni gake ushobora kumbona mu tubari. Ushobora kujya ahantu mfite icyo ngiye kuganira n'umuntu tukikirangiza pitana. Ariko na kera ntaranakizwa n'umundi boîte ntabwo nari zishoboye. Nashobora kwicara nka boîte ngasinzira, rwa bafure ngasinzira. Wagiye muri boîte? Nagiye muri boîte ngasinzira, ntabwo twaza rutuntu twanye. Ariko ntangiye kwamamara, no buryo kubasha kurinda izina ryanjye. Yego. No kubasha kurinda kwa gukizwa kwanjye, kuko niba Israel nzi ko nkijijwe, hari ibintu ndi bukore abantu babihuze gukizwa no kwamamara, bati Israel ko akijijwe nawe akoze biriya. Urugero, umuseriveri aratambutse, mukubise ku kibuno. Ukundi mukiriya wanyweye akantu akubise ku kibuno cy'umuseriveri, biri bugaragare. Siko biri bugaragare igihe nimbikora, kuko ndi icyamamare. Bavuga ati za sena kinakunda abagore, kumbi no muzon sanzwe akunda abagore. Ntihari umuntu uri gufata ifoto. Reka tujye ko atanagufasha ifoto. Ari ibintu abantu bajya bagaciro gakeya, umuntu ashobora kutagufata ifoto. Ariko abantu babiri bakubonye, umwe nicara muri salo film itambutse ukinamo, cyangwa se uri mu kiganiro runaka, uwo mutipe ngaje namwere kwa Kiruhura ngo akunda abagore, ngo uziko umuseriveri wose atambuka yakwita ku kibuno. Numva wakubise ku kibuno cy'umuseriveri umwe, wahise avanga abaseriveri bose batambutse ukubita ku kibuno. Aradramatije. Uwabibwiye muri salo byumvaga, we navuga ntago azavuga umuseriveri utambutse, bati umukobwa wose utambutse muri quartier akubita kibuno, kuko inkuru kuyibaze uyihaye nawe agomba gushyira akandi ka. Usange ufite amateka atari meza muri societe, kandi nyamara ushobora kujera akabari ntunakajyemo biroroshye, cyangwa se ukajyamo kubw'impamvu ziri ngombwa mu mwanya wa ngombwa, ukava mutaranduranye. Rero simvuze ngo ibyo bintu ntabwo byambayeho. Nkuko navuze, ushobora gutumirwa mu birori, ugasanga hari ibyo kurya utamenyereye kurya, ugasanga hari ibyo kunywa uretse no kutabimenyera, ariko nta nubwo harimo n'ibitari mu myemerere yawe. Ariko kubera kugira ngo wemerwe, kugira ngo kumva nawe wafata kwa karari ka wine ugasoma, kandi ubusanzwe mvuta mu inzoga, ibyo ntago navuga ngo ntibirambaho. Nuko akundi si ikitubikiye akabanga. Ari umugabo wafashwe asambana, abandi baramwiha biturira bagashaka mware cyangwa ngoretse ko Imana ikibabi cyakabanga muri mwese ninde utarabikora. Twese kuba tutaraseba, suko turi hataza kugira uvuga ngo ni nyangamuga, cyangwa se ngo ndi model, cyangwa se ndi perfect. Oya, twese ni impuhwe z'Imana kuba tutaseba. Ariko twese turakosa. Iwacu murangire kandi tugira isengesho ngo twese twakoze ibyaha, ngo twashyikira ubwiza bw'Imana. Rero twese hari ubwo tudashyikira ubwiza bw'Imana muri situation zimwe na zimwe. Reka mvuge wenda kujyanye nabo, kuko burya bavuze ko abantu uvuga abagore ntago ubivuze byose, ubivuze igice. Yuri cyamamare, abantu ba mbere audience nini tugira ni abagore n'abana. Yego. Kuko abagore ushobora gukina character y'umugabo cyangwa se umugabo wa mukuru we, akumva aragukrashingiye. Hakaba rwose n'umuntu muzawe ati genda gukunda mana yanjye we sinzi. Narashize. Rimwe na rimwe bigatangira fanatism ari kugufana. Yego. Ariko burya abagore ntago bajya brag. Nta brag. Abagore nta brag mu gihe. Niba yakurashize yakurashize. Regardless uwo ari we cyangwa se ashobora kuba ari kumwe n'umugabo. Je ndibuka rigeze muri expo. Expo yabereye mu karere ka Kamonyi muri 2018. Umudamu aturuka nka yaza avuze indi ngo dore wa mugabo we. Abarampobe umudamu agira amayimonsiyo mbonarariza.
mbona abana be baraje baransuje n'umugabo we aransuje ngo madamu ngo ndabizi asanzwe agufana none se kuri hano ntifite stand ndi gucuruza afite none se ngo nta kuntu washakira uteye ngo tukicara hafi ya stand yawe akaro tuganirira yego tuba mbambayeho kwicara batumije ibyo kurya ibyo kunywa turariye turanyoye umugore buri kanya selfie none akabwa yafata zigizeho nkabona umugabo agaze none nkayageza kwegera umugabo azatemwa ati wa mugabo baretse kubangamira umugore wanjye umugore wanjye niba gukunda waretse akifotoza yisanzure turi kumwe nta kintu ndekera umugore namusohokanye ngo mushimishe mubiri bishimisha umugore wanjye nawe urimo mureka gufataho selfie nashaka kukurya biza yikurye ariko reka umugore wanjye yishime rwose nk'umwana ntago twigifu umva yo situation wisanzemo none combien ça peut byamera gute ari umugore kwisanzaho gutyo udafite umugabo cyangwa se batari kumwe ugerageza kurwana nabyo nk'umuntu ukijijwe nk'umuntu uzi ubwenge ariko burya abantu barwana ari babiri umwe bagomba gutsinda harunesha ushobora kubinesha inshuro 99 ijana ikaguhenura da nkunda kubwira abasitari bagenzi banjye ko ikintu cya mbere nyine kica umusitari mbivuga muri terime ntavugira kuri kamera zacu kuko ni gospel yego ariko nanavuga igitsina n'inzoga by'ubuntu birangiza umusitari kumva ko ari bujye mu kabari bakumpere kumva ko umukobwa se ari bukinira ari buza bati ni birakudindiza bituma nta values ubukigira nta ethics ubukigira nta gitangira ubukigira wagombye kuba umuntu wagombye kuba umuntu unywa cya kintu usanzwe unywa kimwe usanzwe wisengerera wagombye kuba umuntu mu buryo bijyanye n'imikundanire ufite uwo mukundana niba ntawe ntago ari gutoraguza ubonye wese ngo no kubera ko akweretse urukundo no kubera ko ari umufana mwiza w'inzobe kandi ukunda inzobe w'igikara ukunda ibikara oya wagombye kuba ufite izo values ukamubwira murakoze cyane mukamutera agasubire keza ukigendera gufata utunimero bibaho ku bagabo iri icyamamare ushobora kugendanira ko wumva umukobwa wese mwiza utwaye nimero ukumva mwavugana ibyo byose bisaba management nyangunda kubwira abantu ko kuba inyangamugayo ntabwo ari byoroshye bibaye byoroshye abantu bose baba ari inyangamugayo niyo mpamvu twese tutari inyangamugayo niyo mpamvu abantu bose tutari inyangamugayo kuko kuba inyangamugayo biravuna bisaba kubikorera niyo mpamvu abantu bose batari inyangamugayo biraharanirwa niba umuntu ari inyangamugayo ntuzagira ngo byarizanye byaramuvunnye hari ibitambo kugotomera ibiyoga byinshi nawe wabigotomera kujya mu bagore benshi n'abakobwa benshi nawe wabijyamo ariko hari igitambo ugomba kugira ngo ugire iyo dignité ugire iyo value ugire iyo ethics ugomba kubyirengagiza nawe biba bishoboka ko wahagarara ku musozi ugatukana nawe wahagarara ukavuga ibishego nawe wahagarara nawe wakubita ku kibuno cy'umuseriveri nawe wabikora kuko ababikora ntabwo bibabihira ariko kubera uriwe ikindi ugomba kwemera bikakuvuna nibwo witwa intwari kavuga ibi ndabyibujije kuko kubungabunga izina ryanjye ariko nonse izina ryanjye kuko izina ryanjye ntabwo rito izina rya Kristo izina rya Kristo niryo riri ku izina ryanjye so ntabwo mbungabunga izina ryanjye such nk'izina ryanjye ariko mbikora kubungabunga izina rya Kristo kuko ntabwo dukwiye kugenda uko twishakiye ngo twirekure oya tugomba kuvunika ntitumwirekure rero ku mustari ukorera Imana birashoboka ko ushobora kumeza gukorera Imana ukanayisha Imana icyubahiro uri umustar ariko ugomba kubishyira n'imbaraga ntago byizana none se Israel icyo kirumvikanye ariko hari ikindi kibazo njya nibaza ese abasore b'abarokore mutereta gute hari ibyo tuba twemerewe ibindi tutabyemerewe mutereta gute bitangira gute ko bivuna ese ko hari ibintu abakundana bakora batarabana kandi akenshi bikaba ari ibyaha ese mwebwe urwo rugendo nubwo murusha imyaka nimumva ngabanga abasore tu nuko Claudine nyine twararirimbanye twaraturanye ni nka mushiki wanjye arabizi nyine ko nkiri ingaragu arabizi nyine ko iyo dosiye yo gutereta nanjye irandeba kuko at the end of the day izaba mu iki cyiciro nije mu kindi cyiciro abantu bakijijwe barakunda nk'abandi bose ibikorwa byabo nibyo batandukanye kubona umukobwa
nkabona uko ateye uko avuga n'ibindi byose nkabona ari jale yanjye ari gu yanjye nkabona ari umukobwa w'inzozi zanjye nubwo naba mvuye mu yirindwi j'ai droit yo kumubwira ko ari mwiza yo kumubwira ko namukunze mbaye namukunze ubwira ari niba ryagufashe ntabwo riba ari irari rega burya irari riba mu mutima ukunda irari ni indi element iri a bit negative ariko ni amarangamutima aba desorienté ariko aturutse kenshi swate ku rukundo cyangwa ku gisa n'urukundo ko kurarikira umuntu cyangwa se kumwifuza reka tujye kumwifuza mu buriri biba byaturutse kuri iyo crush ni ikintu kuri we cyakwa attractings abakirisitu abantu bakije natwe tuba attracted ushobora kubona umukobwa uteye neza ubwiza bwe n'uburanga bwe gomana ngo abamarayika babonye ubwiza bw'abana n'abakobwa b'abantu bava mu byabo n'icyo gihe ntabwo kuba nkishijwe bimbuza ko umukobwa uteye neza negative kuba umukobwa aseka neza nubwo nawe mvuye mu masengesho y'iminsi 7 ntabwo bituma aseka nabi ndabireba araseka nanjye matwi numve haje nk'amakaraza aratambuka nanjye numve kwizera kurahungabanya itandukanira n'uburyo ndi bubyitwaremo kuko udakijijwe frère ya mbere nuko umubona mu maguru niyo frère ya mbere niyo target ya mbere ngiye nshobora kubwira kuri mwiza unateye neza bikabanangira cyane ko nasaba abakobwa beza bose bakubera abagore ariyo bade ntibyanavamo ukamubwira ko ari mwiza gusa kumva umutima uraruhutse ariko still ntabwo kizwa byoroshye ni sacrifice noneho rero uri icyamamare kandi uwo mukobwa ubonye mwiza useka neza uteye neza yewe ukimubwira ko ari mwiza ahubwo arikanze kumva umuntu nkawe wamubwira ko ari mwiza harumva magara ari nk'ijuru rimugwiriye udakijijwe atabibona nka avantage ariko ukijijwe tubona ko ugize feelings nk'iz'abandi bantu bari normal ariko comportement zawe ntago zigomba kumera nk'iz'abandi bantu feelings ni zimwe imibiri dufite abakijijwe n'abadakijijwe ni bimwe ariko comportement n'igikurikira niyo gomba kuba bitandukanye kubona umukobwa nkamwifuza c'est normal ariko itandukaniro hagati yanyu n'udakijijwe nuko nubwo nakumva umubiri umwifuje ariko ndwana na ya marangamutima kubera ko arashaka kuntwara ku kintu kitari cyiza ashaka kuntwara mu busambanyi mu gihe udakijijwe yumva ubusambanyi ari pride namuriye ndumva nishimye wa mukobwa namuciyeho akumva ni ibyishimo ariko ukijijwe ntabwo yivuga wanagikoze wanaguye mu icyo cyaha ntabwo wakivuga kuko cyambere bizi ko wakosheje ahubwo wakabaterwa ugira agahinda k'icyo cyaha wakoze ariko nta nubwo ukwiye guterwa agahinda k'icyaha wagumye kukirinda completely byari biziyemo ariko nari nkubaje ngo abarokore muteretamo tuteta gute sasa nyine urumva rimwe na rimwe ushobora gukoresha n'akaverise bibiliya ushobora gukoresha n'akamata y'itanu ahubwo hari akaverise yakaba mu migani ngo abakwiriye kubona ibyiza ngo ntimukabibima ako kaverise niko nyine ako kaverise gafasha abahungu ngo niba bigushobokeye mu rwanya ruhande ako kaverise gafasha abahungu babanebwe mu gutereta hari ijambo buriya Corinne yabaye umwepiskopi wacu imyaka myinshi ari n'umuntu nigiraho byinshi mu babanjirije abariho n'abahari tubanye neza ariko Corinne yagiraga amagambo nakundaga gukora nk'amakotsi rimwe yigeze avuga niba ari Pastor Jeanne wakoze mariage yavuze amagambo abiri yaravuze ngo umuntu wese ameze nk'injangwe hari impamvu ishobora gutuma akwereka inzara ze umugore wawe ashobora kuba ari smooth umurambagiza ariko numugeza mu rugo hari ikintu uzakora utuma akwereka inzara azisohore kuko utumye nyine agaragaza ubujangwe abwira ijambo aravuga ngo abahungu babanebwe mu gutereta bitwaza Imana wa musore we niba ukunze umukobwa jya mu mitoma nk'uko Dawidi yabigenje umubwira amagambo amushimisha ashobora gutuma abona uri umuhungu w'inzozi hakujya kumubwira ngo Imana yakubwiye aravuga ngo kubwira umukobwa ko Imana yakubwiye no kumushyiraho iterabwoba kuko uzi ko ari umukobwa wubaha Imana kuko uzi ko ari umukobwa utinya Imana numubwira ngo Imana yabivuze aravuga ngo mana ubushake bwawe nabereyeho gukiranukira ubwo nyine ndagiye kwa Isiraheli ndi umuje ubwo n'ubunebwe bwo gutereta umusore ukijijwe nawe yemerewe gutera umutoma niba ari gusohokana iyo mukayisohokana niba ari kumutwara kuri date ngo niko mubyita mukajya gusangira lunch wemerewe kumutwarayo wemerewe kumutwara mu magare wemerewe kumupropose
ibyo abanyamahanga bakora naka twabikora ko atari icyaha aho kugira ngo ubwire umuntu ngo Matayo 5 havuga iki ngo iyo ayo maverse biblique ntahuriye no gusaba urukundo rwose iyo miteretere niyo abahungu babanebwe batazi gukompoza umutoma kompoza umutoma niyo umukobwa wawe ari inzobe mutake buyobe niba yari yirabura mutake bukara niba ari muto ya mutake buto niba ari munini mutake bugiga ariko shaka kukoresha kose umutake umubyaza urukundo donc utuma ijambo muri we rizamuka rebe ngo yego ariko kitwaza bibiliya n'umwuka ibyo ntago bijya bikora Matayo 5 oya teretesha amagambo y'urukundo kuko rega Dawidi ntaho batubwira ko ari umupagani oya Dawidi yari umukozi w'Imana Dawidi yimitswe n'Imana ku buryo n'impamvu indirimbo ze zirandirimba ngo magana 1000 na zingahe ziri nk'imitoma gusa yego buri mugore yabaga afite umutoma umugore yabaga afite umutoma ariko imitoma myinshi ni iriya mugore 1,100 kuko ni umugore yatangiye kurambagiza ageze mu zabukuru anamubera mbashari kuko yavuga uyu mwami afite abagore ishyano ryose kuko umugore w'umwami ni byiza ariko umukobwa yari yihagazeho yumva kuko ari umugore w'umwami w'1,100 ubundi ubwo bimaze iki ebana aramukana ebana umwami kagera aramunganzo yandika yazo mwami aramunganza akabyuka akabati aya magambo ya mombebe ntakora abanza sweet hatari ryo riko ikanga gufata akavuga ati hani wenda byakora kwisha mona mu arayacurikanga niko kurira mutoma rero habakijwe natwe dutera umutoma umugore wawe uze ntabwo ugitera umutoma umugabo wawe umutoma ndawutera kuko ndabyemerewe ngewe natwe duteretera iyo nta cyaha dukoze buriya twawe kibi n'ukora ibyaha ntimugasamba ako mujye mukunda bakristo badukurikiye rwose mujye mukundana bya gikristo Israel yabibabwiye neza murabyemerewe gukunda kuko ni part imwe y'ubuzima ahubwo udakunda ntazi Imana ijambo ry'Imana rivuga mujye mukundana none se ibintu abakristo cyangwa se abarokore bari mu rukundo bakwirinda ni ibiki barabyemerewe Yesu ariko nanone ntituri abacu ngo twigenga ariko ninde watinyuye abantu bundi siko twebwe iwacu mu cyaro tubyiruka kugira ngo bifatanye n'umukobwa mwandikiraga bimusaba ukayiha umwana akayitwara akazagusubiza nka nyuma y'ukwezi akubwira ko bidashobotse ukandika indi bigatwara nk'umwaka kwifotozanya gusa kugira ngo kweme kandi ngo ni munahagarara gikoma ariko ubwiyo foto kubona muhagararanye ku ifoto gusa oh my god byonyine amarangamutima kenshi yashiraga no kwemera ko agiye kuguherekeza mugatambuka naho gasantera guherekeje isi yose yo muri quartier ibiri bakaguherekeje niho umutima wagarukiraga abo ngubu rero sinzi ikintu cyabaye undi babaye iki itageze mu ne kuvuga ibishaye kuri kamera ariko urwo rukundo ntabwo ari rw'abakijijwe koko n'amagambo y'urukundo araryoha kurusha ibyo byose yego abantu bakundana ntekereza ko abakijijwe bisanga mu banga gukoresha ibyo bemerewe ngo bibaryohere yego bigatuma bisanze mu biryohera abandi kubwirana amagambo y'urukundo biraryoshye yego kujya muri restaurant mugasangira biraryoshye kujyana muri concert biraryoshye kujyana ku rusengero gusengana biraryoshye kujyana muri filime kureba cinema biraryoshye nta kintu kiruta ibyo kandi ibyo ngibyo bishobora gutuma mudakora icyaha yego icyaha ni muri za ghetto kuko burya nubwo ukijijwe ariko kujya kwirirwa kwa Israel umunsi wose ni urugamba rutoroshye ko ushobora kudukoza icyaha ariko mwagiye muri concert yaba nubwo ishaka bari ya secure ni Bruce Melody wakoze concert mujye kureba indirimbo ze mu byine muruke mutwe nka couple c'est bon mujye kureba match mujye kureba amagare rero abantu bakijijwe kugira ngo mutagwa mu moshya nuko mushaka ibikorwa byiza biranga abantu bakundana yego uyu munsi mubwo atari ko tuwajya gusura abarwayi muri CHUK ni igikorwa cyiza ukeneye no kureba niba umugabo wawe cyangwa utekeza ko azakubera umugabo cyangwa azakubera umugore afite umutima wa kimuntu ibyo rero ibyo bikorwa byose byiza bishobora gutuma muguma mu rukundo kandi mutabaye tante ku cyaha kuko kuba tante ku cyaha akenshi urubyiruko rubyishoramo ko nta bindi bafite bakora bari muri ghetto nta kintu bari gukora of course baza kwisanga mu cyaha n'ubushe sinzi aho nabivuze mu kiganiro ngewe masabira abakobwa cyane ubushobozi bwo kubona akazi no gutunga amafaranga kuko umukobwa ufite amafaranga umukobwa ufite akazi ntago ari ingaruzwa muheto
cyane hari umuganga ngo samedi mitondo ugeze yagize aho kureba iki kandi afite akazi arebye kurangura akoropa nkandi ubundi akoropa nkandi ubundi ni ikibazo kuko yamaze gukoropa ni hari gusasa yamaze gusasa nawe urabyumva kandi watabikora cyangwa iwawe kandi wabatabikora ariko umukobwa ufite amafaranga ni hahandi uri umubwira ati sheri ngwinde mu rugo ati no no tuyikura amagare ndakwishyurira cyangwa se tujye muri cinema naguza amatike abiri on va y aller c'est mon budget umve ibyo ni ibikorwa by'urukundo rero abantu batazi ko umukobwa ufite amafaranga cyangwa se ubasha kubona amafaranga ashobora kuryoherwa n'urukundo kurusha umukobwa udafite amafaranga kuko ntafatirwaho icyemezo ntago bazamufatira akanu ku mafaranga yo muri salo ntibazamufatira akanu ku mafaranga y'ikanzu cyangwa se y'akandi kantu kuko abasha kubyikorera par contre ashobora kwempoza umuhungu bakundana activité y'urukundo kandi rw'abakijijwe hambwe ati rero kamubwire iyi weekend ndumashaka kuba ndi kumwe nawe nanjye ndabishaka reka tuzaye gusura abarwayi tunaprofite tuganire tuye gusura abarwayi nituvayo tuye kwa Rwangura dusangire ka cyayi tuganire dufata ka selfie that's love rero nibamenye gukora activities zitari nk'ibyaha zishobora gutuma urukundo rwabo baryoherwe kandi badacumuye kandi birashoboka cyane ese rero kibuga kuririmba se nubwo sigaye ndirimbira muri douche gusa abantu badafite ahantu baririmbira rero baririmbira muri douche kwa kundi mu gitondo byuka nyine kugira ngo akorera ko amazi akonje ukishyira nk'imbaraga zo gusakuza kugira ngo tumve ubukonje bwayo kanzu ukayaririmbira kugira ngo urwanye ubunebwe ariko kuririmba ndacyabikunda bana concert utamuzajya muzambwire nditaya nizaba mpari tuzakubwira ngaho se dukumbuze kuri ryajwi ryawe ryiza ndirimbiye se Claudine akibuka indirimbo harya indirimbe nkiye ririmba mbaraga zanjye zose mbaraga zanjye zose zazikoresha neza ubwenge bwanjye bwose zabukoresha neza mpimbazi iyo mana nkorera iyo mana mukubaho kwanjye sinzapfusha ubusa umwanya w'ubuto bwanjye sinzirengagiza ubuntu nagiriwe nk'abanjye ifite ubuzima hari abanganaga nanjye bamaze kwibagirana ndacyagerageza indirimbo ni Israel wayihimbye indirimbo nayihimbye nakunda kuba ndi mu bihe byatumaga nandika indirimbo ubu rero sinyandika indirimbo nandika film ariko buriya ni indirimbo nazandika ariko haragenda nabaga ndi mu by'amavuta nkandika indirimbo nyinshi nazandika ndi mu bidasanzwe ndi kwa Gakwandi muri yazo kwa Gakwandi nabaga mushaka kwandi n'umubyeyi mwiza jewe naramusiye numva ndishimye Imana imuhumugisha nane muhumugisha cyane hari papa wacu nane muhumugisha ngayo nguko rero yego Sire wakoze cyane ndabashimiye n'ubutamuzantume tuganire nyakati ndabasuje abagira kandi musanye ndabasuje abakunda Imana mwese ndabasuje n'abafana bacu kandi ndabasuje ariko ziko abantu batazi ko ndi gupiganirwa imodoka babwire aho bazajya ubu ngubu turi gupiganirwa imodoka nk'abakinnyi harimo gushaka umukinnyi w'umugabo mwiza w'umwaka uzatsindira imodoka y'umuzinga ibaze noneho nyitomboye ariko umwana ntura nkayitombora we hasi muri turaza gupiningaho link y'uburyo muzamudutora muzaduha amahirwe tuve kuri ya moto so thank you so much inshuti zacu rero mwakoze kubana natwe nizere ko mwaryohewe nakagaruka kuri Star 204 TV niba ari ubwa mbere tubanye kora subscribe kandi wibuke gukora kukazogera kugira ngo ikindi gihe uzajye ubana natwe mu biganiro byacu ntago uzigera wicuza kubana natwe Imana ibahe umugisha bye bye bye